uyu munsi turaganira kuri experience y'ubuzima bwacu, ikintu gikomeye cyane. Ubuzima bwacu naturel. Iyo mvuze ngo ubuzima bwacu naturel, wumva iki? Wumva ko ari ubuzima bwa buri munsi bwa buri muntu. Njye rero washaka kubikubwira ko ubuzima naturel bwo buvuga ko umubiri wawe ukomeza, ko wowe ari wowe Mana. Kwizera ubuzima naturel bivuga ko Imana iba muri wowe, ubwonko bwawe niyo Mana. Ikintu cyose kibaho kikuriho kiba kivuye mu bwonko bwawe. Niyo umunsi tuganira. Njyewe nitwa Ndizeye Rubasha, navukiye i Kigali mu Rwanda, ariko rero ndi umuya diaspora wo muri Australia. Ubu turi kuvugana iyi message yanjye ni muri Australia, and tugiye kuzajya tuganira kuri channel yanjye YouTube. Ibyo tuganira ni experience y'ubuzima bwanjye, nibyo naciye mu buzima bwanjye na knowledge, nibyo kwiga mu nshuti n'abavandimwe no mu muryango. Ni ibintu bikomeye cyane tugomba kuganira, kuko ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. So no kugira ngo munakomeze mu supporting kuri channel, kuko nuko kiganiro ndi kucyita inspiring no kumotivatinga ku buzima bwacu bwa buri munsi. Bivuga ko ari uguterana inkunga, ari mu bitekerezo byacu, ari mu bikorwa byacu, ku cyo umuntu ashaka kugeraho, ku cyo umuntu ashaka gukora. Nkuko rero dukitangira nababwiye ko natural belief nyine ari ibintu byo kwizera Imana, ko wowe ari we Mana, ko ibintu byose bibaho biba bikuvuyeho. Ubu kubyumva gutyo ni ibintu bisanzwe, kuko nge ndi umukristo, navutse ndi umukristo, banyita umukristo, ndabatizwa, naragenda. Ibintu byose by'umuntu umwana akugera ari umujene akora mu kiliziya narabikoze, narahereje, narabatijwe, byose nabiciyemo. Iyo experience ndayifite. Nakuze nkurira mu nsengero, gusenga rwose nabikuriyemo, nabaye mu Kristo nkamwe mwese. Ariko rero kubera gukura no kwiga, niyo mpamvu experience yanjye ije kubabwira ubundi buzima, uko twiga kugira ngo tubyumve, ntitwumve ko ikintu ari kimwe gusa. Batubwiye ko hari ijuru, batubwira ko hari umuriro utazima, so batubwira ko hari abazajya mu muriro utazima bitewe n'ibyaha bakoze, hakaba ari n'abazajya mu ijuru. Icyo nicyo kintu cya mbere naheragaho nyine mbabwira ko ibyo nuko umuntu yabyumvishije abitwigisha gutyo. Ariko rero nasanze ko hari ibindi, ntabwo ari byo. Ijuru n'umuriro utazima ntabwo ari ahantu uzajya kuvuga ngo ibyo byo guhana. Ni ibitekerezo by'umuntu yakoze abyita gutyo, ariko ntabwo ari byo. Ikindi kuvuga ati Imana iba mu ijuru, ngo Yesu aba mu ijuru, ngo azaza nawe ku munsi w'imperuka kudukiza, ibyo nyine nabyo ni ibyo yatekerezaga. Agatekereza ko ari ku buzima bumeze, akatubwira ko Imana iba hejuru, ahantu hejuru, izaza ikadukiza ibitureba hano ku isi aho dukora ibyaha. Ni imyumvire ye, nuko yatubwiye, aratwigisha, turabyemera. Nabyemeye imyaka myinshi cyane, nemera, numva ko ari byo, nkagenda nsenga mvuga inti Mana rwose mbabarira niba nakoze icyaha, numva ko uko buzima bumeze. Ariko rero kubera gukura no kugira experience no kujya mu mahanga, nza gusanga hari ukundi kuntu abandi basobanura ibintu.
ibi turi kuvugana ni ibintu by'ubuzima bitagira icyo bihindura ku buzima bwacu bwa buri munsi, ariko bigufasha mu myumvire yawe, bigufasha mu mibereho yawe, kuko birahinduka. Nge narahindutse uko natekerezaga ndi umukristo Yezu ngo aba mu ijoro azaza, byarahindutse kuva numvishe ko nkemera ko noneho Imana iba muri njyewe, Yezu aba muri njyewe, mu bwonko bwanjye, muri mind yanjye ariho Imana mvugana nayo. Ukagenda ukareba ugasanga ikintu cyose ukora, ikintu cyose wagezeho kuri ubu aho uri kiba kivuye mu bwonko bwawe. Imana ivugana nawe ikurikije mu bwonko bwawe. Ibintu byose ugenda kureba, ugiye gusubira inyuma usanga byose byaraciye mu bwonko bwawe. Iyo ni experience nagize, kuko ubuzima bwose ububona muri mind yawe, mu bwonko bwawe, niho ibintu byose byakubayeho, niho ubibona. Ni ukuvuga ko ubwonko bwawe ariho Imana yawe iri, ariho Yesu iri. Niwe ubwonko bwawe nibwo bugukiza, ubwonko bwawe nibwo bukubwira icyo ugiye gukora, ari icyiza ari n'ikibi. Ubwonko bwawe bumenya iyo ubeshye cyangwa se uvugisha ukuri, nta wundi ushobora kubimenya. Ubwonko bwawe ntawe ushobora kumenya icyo butekereza, nta n'umwe. Ibyo utekereza ni ibyawe, kandi ukagira uburenganzira bwo gutekereza icyo ushaka. Ibi rero bitwigisha kumva iki se? Bitwigisha kumva ko ubuzima ari wowe, responsibility y'ubuzima bwawe iba muri wowe, ikurikije muri mind yawe, ikintu cyose ugeraho kikaba muri mind yawe. Aho niho bitandukaniye no kuba twarategerezaga kumva ko Imana iba mu ijuru, iba ahantu hanze ngo izaza. Nshuti yanjye, twakongera kubyumvikana tuvuga ngo Yezu azaza, tuvuga se ko yazaza agaca hehe? Akaza se ari nk'umuntu nkawe? So ni imyumvire nyine, ariko rero byombi kuko ari Imana birashoboka. Ariko iyo turebye, iyo ubyumvisha ibi ngibi muri wowe, usanga ibi ari byo bisobanutse neza, kuko ubuzima bwawe bwa buri munsi uba ubumenya, ibikubayeho uba ubimenya, ni wowe ubimenya mbere. Icyo ushaka gukora, icyo ushaka kugeraho, wowe ukimenya mbere. Yes, hari igihe twamenyaga ikintu, ugashaka kumenya ikintu, ukagenda nkajya kuba pasiteri cyangwa se ku bandi bantu ngo bagende ngo bansengere, bandebere ko ibi bintu bizashoboka. Ibyo rero nabyo nasanze nyine byarahindutse, kuko ikintu cyose niwo ugitekereza bwa mbere, kuki se undi aza kugusengera. Ubu rero byahinduye. Rero izi nyigisho zanjye aho zumvikanira ku bisanzwe, wowe urabigerageza ukareba koko niba ikintu utekereza, niba ikintu ushaka, iyo ukisengeye ukagitekereza ukigeraho, ibyo nibyo uzakora. Aha ni uko bimeze. Inyigisho urazireba ukareba koko ibyo utekereza, ukareba koko iyo Mana, ukareba koko ibyo byose utekereza, ibintu byose byakubayeho, ari abantu bawe bitabye Imana, ari nde, ikintu cyose uzi mu myaka kiri muri mind yawe, kandi gishobora kuza igihe cyose. Mind yawe ivugana nawe buri munsi, igihe cyose. Ugenda, wicaye, uryamye, igihe cyose umuntu muri kumwe muri wowe akubwira icyo ashaka. Icyiza n'ikibi kiba muri wowe. Numenya ko icyiza rero n'ikibi kiba muri wowe, ukamenya ko icyo ugiye kuvuga, icyo ugiye gukora kivuye muri wowe, ukamenya ko icyo ugiye gukora gifite ingaruka se, hari na kimwe utabimenya se, ariko uwo muntu aba yabikubwiye. Uwo muntu rero niyo Mana yawe, ko nta wundi umumenya, nta wundi umubona, nawe ntushobora kumubona, ariko avugana nawe buri munsi. Nibyo rero nshaka kubabwira. Yezu, Imana ntiyigeze idusiga. Imana na Yesu bahora muri wowe, bahorana nawe. Uno munsi uramenya ko niba Yesu iyo akuvuyeho
avuye mu mubiri wawe, Imana ikuvuyeho, ubwo nibyo bita urupfu. Icyo gihe niyo ubona umuntu abuze akagenda. Ariko iyo Imana ikikuriho, Yesu akiriho, akiri mu buzima bwawe, niyo hora uhumeka kugeza igihe agendeye. Tubaho kubera ko Imana iba muri twebwe. Ibintu byose, umubiri wa buri muntu kugira ngo ukore ibyo ukora, nuko Yesu aba arimo. Impamvu rero twese turi Imana, nuko umubiri wacu Imana mwimbere hano ni kimwe, aho uba, aho utuye, ubwoko ufite, ikara ry'uruhu rwawe, ibiki byose, umubiri ukora kimwe. Aho niho twese tubera Imana. Nk'uko urabona Genesis ku murongo wa mbere 27. Imana yakereye umuntu mu ishusho ye. Iyi niyo nyigisho ya mbere tuvuganye hano, tuzakomeza kuvugana nyinshi. Niyo mpamvu ugomba kumenya koko wowe ari Imana. Niwugere wongera kubona umwanya, Genesis 1:27 irakwemeza koko ari wowe Mana, kuko Imana yakuremye mu ishusho yayo. Birabatuzanira amashusho batugira gute, n'undi muntu wabituzaniye agashaka kutwemeza ko ibyo yakoze, yazanye ishusho akatwemeza uwo muntu ko ari we, nibwo yaturushije mind ye. Ubwonko bwe bwakoze kurusha ubw'abandi, akutwumvisha ibyo ngibyo. Ni naho usanga icyo kintu cy'amadini aricyo nawe ugomba kurebaho, kuko muri Afurika niho twagize ibibazo. Tugira ibibazo, abandi bantu batuzanira amadini yabo, batuzanira imyumvire yabo yo gusenga, babidushyiramo, baradutandukanya. Niho usanga umukristu muri Afurika ugasanga n'umwisilamu, kandi twese turi bamwe, turi abanyarwanda, ariko tugatandukanywa nayo madini abantu batuzaniye bavuye hanze. Ibyo nabyo tubivugana, turabizi nuko ubuzima bwacu twavuyeho. Ariko rero izi nyigisho zanjye nuko twebwe tumenya ko turi umwe, Imana iba muri twebwe, ni wowe Mana ku bikorwa byawe bya buri munsi. Murakoze, nagira mukomeze munkurikire kuri iyi channel yanjye, YouTube channel, musubscribing kugira ngo dukomeze twigishanye, kuko izi ni inyigisho nziza za buri buzima bwa buri munsi. Murakoze.